nejejwe n'Imana ku bw'aka kanya mbonye ngo dusangire ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo guharira Imana byose, to surrender. Hahandi umuntu agera agoswe n'ingabo miliyoni, we ari umwe nta n'intwaro afite, akamanika amaboko akavuga ngo munkoreshe ibyo mushaka byose. Imana irahakunda mwe naho hantu cyane kuko igihigaragariza, kandi Imana ikunda icyubahiro cyayo. Impamvu yavuze ngo nta n'umuntu izagiha, ndetse iragikwiriye. Imana igishima ko hari ibintu mu buzima bwacu bibora, ibindi bigapfa, ibindi bikagera kure cyane, hahandi ubona ariyo yonyine ishoboye kubikora. Aho hantu irahakunda igihaseruka ikitamurura icyubahiro cyayo ikakibona yonyine ntawe bagisangiye. Rero tujye kwiga gusenga ko guharira Imana byose, gusenga ko gutabaza Imana, kuko iyo ukeneye ubutabazi no kuvuga ngo wowe uba winaniwe. Noneho ubutabazi Imana ikunda gutanga n'ubutabazi ivuga ngo nijye jyenyine wabikoze, icyubahiro ni icyanjye, ntawe tugisangiye muri ino situation. Noneho ubutabazi tugiye kureba hano ntabwo ari ubutabazi bwo gufasha Imana ngo hari pare yakoze nanjye ndayifasha, ahubwo ni ubutabazi bw'uko Imana ariyo yakoze byose, kandi byose akaba ariyo ibyitirirwa. Ntabwo gusenga ari ugufasha Imana, ahubwo gusenga ni ukwemerera Imana ko ntacyo ushoboye, ni ukubwiza Imana ukuri ko rwose wowe byanze nta n'icyo ushoboye, ko ariyo yonyine ishoboye, kandi ko ibyo izakora byose bizaba icyubahiro cyayo. Ntabwo gusenga ari ugufasha Imana, ahubwo ni ukuza imbere y'Imana ukayibwira ngo Mana njyewe byanze, nta n'inzira mbona, ndangira inzira, nshoboza, mbwira icyo nakora, icyo ari cyo cyose ndibuze kugikora. Buriya Mose azamura inkoni ku nyanja itukura ni ikimenyetso cyo kuvuga ngo I surrender, birananiye, nemereye Imana ikore. Kuko niyo umusirikare afashwe ku rugamba yatsinzwe, yazamuye amaboko, ubwo nta azamura amaboko afite n'intwaro ye n'imbunda ye, ati ndatsinzwe, biranyobeye, mungira uko mushaka, niba ari ukunyica cyangwa se kungira imbata yanyu, I surrender. Rero Mose intwaro ye nta yindi yari afite inkoni. Mbere yuko aba n'umushumba w'Abisirayeli yari umushumba w'intama. Rero nawe hari ikindi ufite mu ntoki zawe cyangwa se wiringiye, ariko kireke kimanike mu kirere ubwira Imana ati ndananiwe, ni wowe wenyine uza kunkura muri ino situation. Kuko ushobora gusanga impamvu kinatinze muri iyo situation ni uko ukiri gushaka kurwana kandi utabishobora. Icyubahiro cy'Imana kingana no gukora ibidashoboka kwayo. Ibyo urimo ntabwo bishoboka, nta nubwo bizagushobokera, ariko Imana byose birayishobokera, nta kinanira Imana. Rero Mose kuzamura inkoni ko hejuru y'inyanja sibyo byatandukanyijemo inyanja mo kabiri. Genda uyifate kuri Lake Kivu uyizamure urebe ko icikamo kabiri cyangwa kuri Nyabarongo ntibyakunda. Ahubwo kuzamura inkoni kwa Mose ni nko kubwira Imana ngo ndakwemereye, ndakwizeye, niwe nishingikirijeho, niwe wenyine uraza gukora bino bintu bitangaje tutaranabona n'amaso yacu, tutaranumva n'amatwi yacu, niwe wenyine waza kubikora. Ni ikimenyetso cyo guharira Imana. Kuzamura inkoni rero kwa Mose siko kwatandukanyijemo inyanja mo kabiri, ahubwo ni ukumvira Imana kwa Mose. Mose yumviye Imana akora ibyo imubwiye. Ubundi uko kwizera cyangwa uko kwiringira Imana no kuyishingikirizaho nibyo byatandukanyijemo inyanja mo kabiri. Gusenga, kwizera Imana ntabwo ari ugufasha Imana, kuko Imana ntabwo ikeneye ubufasha, irihagije, ni ukuyiharira. Ubundi iyo Imana uyihariye irakora, kuko Imana ni Imana y'icyubahiro kandi nta n'umuntu izagiha. Nta mugabane dufite mu bitangaza Imana yadukoreye. Niyo mpamvu kuvuga ngo nasenza yitatu, ngo niyo mpamvu ngo Imana yakoze bino na bino, ni ikibazo gikomeye, ni ubuyobe. Kuko hari undi wasenza y'iminsi 30 yizeye, ariko akaba akiri ku musozi w'ibigeragezo wowe wavuyeho. Rero Imana ishaka ko ibintu byose ibyitirirwa. Narasenze ntakira Imana kubw'ubuntu iranyumva, ntabwo ari kubw'amasengesho yanjye. Amasengesho si imbaraga zituma Imana ikora, ahubwo amasengesho ni intege nke zacu twemerera Imana kugira ngo ikore. Haleluya. Nkunda mu Ivanjiri imwe aho bavuga umuntu w'umubembe wabwiye Yesu ati wabishaka wabasha kunkiza. Ni ukuvuga ngo yari yemereye Yesu amwizeye ko yabishobora, ahubwo aramutse atabikoze byaba ari uko yaba atabishaka. Wabishaka wabasha kunkiza. Yesu aranezerwa cyane aramubwira ati ndabishaka,
ngaho kira, arakira. Rero kuba Imana yaragutabaye cyangwa izagutabara suko wasenze cyane, suko wakiranutse cyane, ahubwo nuko Imana yabishatse, kandi icyo ishatse cyose iragishobora. Amen. Hano ndagira ngo ntituzuve kuri ya masengesho yacu tujya dusenga yo gutegeka, ariko amasengesho dusenga yo gutegeka si ayo gutegeka Imana, ahubwo nayo gutegeka Satani n'abadayimoni n'abarozi n'imyuka mibi kubw'imbaraga za Yesu Kristo ziri muri twe. Kuko Yesu yagiye ategeka abadayimoni, agatanga n'ubutware mu bigishwa be bwo gutegeka abadayimoni. Abadayimoni bagapfukama bakinginga, tubabarire ntutwice, twohereze mwazirangurube. Rero amasengesho dusenga nayo gutegeka Satani n'abadayimoni n'imbaraga zose zo mwijima, duhagaze mu butware bwa Yesu Kristo, ntabwo ari ayo gutegeka Imana. Dukomeze dusenge, ariko dusenge dutabaza Imana ko hariho hava ubutabazi honyine, ko twebwe byatunaniye, ko tutanabishobora. Mbese ni ugusenga duharira Imana ikibuga cyo gukora iby'Imana ishatse byose, irabishobora. Haleluya. Iki ni na kimwe mu byatumye Imana yemera ko coronavirus iza, kugira ngo yerekane ko ariyo yonyine ifite ubushobozi n'ububasha, ngo yongere harirwe umwanya yahoranye wo gukora, igakora ntawe yiyambaje, igakora ntawe yifashije, kuko Imana ntikeneye ubufasha bw'abana b'abantu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ntikorerwa n'amaboko y'abantu. Ibyakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 24. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Twige guharira Imana byose. Hano ni nk'uko wahabwa mikrofone ngo ubwirize, ariko ugasanga ntacyo umwuka yaguhaye cyo kubwiriza, ukicara ukabwiza abantu ukuri, ukababwira ati rwose I surrender, ino mikrofone ndayiretse, twese dutuze, dutega amatwi icyo umwuka tubwira. Ukareka umwuka akabwiriza uwo munsi mu gihe ntacyo yaguhaye cyo kubwiriza. Ni igihe umuntu we yiyambura ubushobozi ahabwa n'itorero, cyangwa se we yiha, cyangwa ahabwa n'abana b'abantu, akavuga ngo mureke rwose ngiye birananiye, reka hakore umwuka. Buriya turese umwuka agakora, umwuka yakora cyane atanadukoresheje, yasura buri wese ku giti cye. Yewe Yesu hari n'igihe yabwiye abafarisayo ngo abantu bacecetse ano mabuye yarangurura akampamya. Rero Imana ifitemo ubushobozi bwatuma n'ibintu bikorera, tukumva ijwi ry'Imana, tukumva icyo ishaka ku itorero ryumva, ikoresheje ikintu icyo ari cyo cyose mu byo yaremye. Reka tujye mu byanditswe. Igihe kimwe Abafilisitiya bari bakambitse ahantu bashaka gutera Abisirayeli. Yonatani nawe yari ari ku rugerero cyangwa se ku birindiro by'Abisirayeli. Uwo munsi Yonatani n'umutwaje intwaro bava muri bagenzi babo ntawe ubizi, bagenda ari babiri gusa, abandi batabizi, mbese bagiye rwihishwa, bajya gutera ibirindiro by'Abafilisitiya ari abantu babiri bonyine. Reka dusome turebe icyo bitwigisha muri iki cyigisho cyo guharira Imana no kuyiringira no kwiharira byose, nkuko turimo kubiganira. Samuel wa mbere ibice 14 wera ku murongo wa 6 kugera ku wa 15. Yonatani abwira uwo muhungu wari umutwaje intwaro ze ati, ngwino twambuke tujye ku gihome cy'abariya batakebwa. Ahari Uwiteka hari icyo yadukorera, kuko nta cyabuze Uwiteka gukiza, akirishije benshi cyangwa bake. Umutwaje intwaro aramusubiza ati, kora ibiri ku mutima wawe byose, hindukira, dore ndi kumwe nawe, ndakora icyo umutima wawe wibwira. Yonatani aravuga ati, nuko rero twambuke tujye muri abo bagabo twigaraganze. Niba tubwira bati nimuhame aho tuhabasange, maze tuhahagarare, twe kuzamuka ngo tubasange. Ariko nibavuga bati nimuze hano, turahera ko tuzamuke, kuko Uwiteka ari bube abatugabije, kandi icyo nicyo kitubera ikimenyetso. Nuko bombi bigaragaza ku banyagihome b'Abafilisitiya. Filisitiya babonye baravuga bati, dore Abaheburayo basesurutse mu myobo bari bihishemo. Abanyagihome bahera ko babwira Yonatani n'umutwaje intwaro bati, nimuzamuke tubone icyo tubereka. Nuko Yonatani abwira umutwaje intwaro ati, nkurikira, kuko Uwiteka abatanze mu maboko y'Abisirayeli.
Nuko Yonatani yuriza amaboko n'amaguru n'umutwaje intwaro amuri inyuma, maze abanyagihome bagwa imbere ya Yonatani n'umutwaje intwaro, nawe abicamo amukurikiye. Muri urwo rugamba rwa mbere rwa Yonatani n'umutwaje intwaro bicamo abantu nka 20 mu kiganza gito nk'igice cy'umurima, maze mu rugerero hacika igikuba no mu misozi no mu bantu bose. Abanyagihome n'ababanyazi nabo bahinda umushyitsi, isi yose ihinda umushyitsi, habaho umushyitsi mwinshi cyane. Ku murongo wa 6 kuri be yaho ati, ahari Uwiteka hari icyo yadukorera, kuko nta cyabuze Uwiteka gukiza akirishije benshi cyangwa bake. Uyu murongo nawe ukunze cyane. Iyi ni probabilité de volonté, ntabwo ari probabilité de capacité. Ahari ya Yonatani isobanura ngo wenda Imana ishobora kubishaka kudukiza. Niba ishaka kudukiza rero, twe kureba ubuke bwacu. Niba ishaka kudukiza, ntabwo iraza gukoresha ubwinshi bw'ingabo. Imana ibasha kudukiza idukirishije bake cyangwa benshi. Ntabwo Imana iraza kureba amazina dufite, amadiplome dufite, uburyo tuzi gusenga, uburyo tuzi guterera imisozi ya za Kanyarira n'ibindi bintu, uburyo tuzi kuririmba, uburyo tuzi kwibombarika, uburyo batwemera cyangwa se amazina y'ibikomerezwa tugiye dufite n'amatitre tugiye dufite. Iyo niba ishaka kudukiza, iraza gukoresha icyo ishaka. Wabishaka wabasha kunkiza. Hano probabilité de volonté ni nko kuvuga ngo birashoboka ko Imana yabibishaka cyangwa itabishaka. Ntabwo ari probabilité de capacité. Ntabwo wibaza ku kibazo cyo kuvuga ngo mbese Imana yaba yabishobora cyangwa yabitabishobora. Ahangaha araza kureba ikintu kivuga ngo niba Imana ibishaka iraza kubikora. Ni gahunda yo kugirira Imana icyizere. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntiukagerageze Uwiteka Imana yawe. Kino kimenyetso Yonatani yahaye Imana ntabwo ari ikimenyetso cyo kwigerageza, ahubwo ni ikimenyetso cyo kumenya ubushake bwayo. Nitugera hepfo bakatubwira ngo muhamaho tuhabasange basha, tubatsinsure tubereke ko tubarusha amaboko. Biraba bivuze ngo Uwiteka ntabwo afite gahunda yo kuturwanirira uyu munsi, ariko niba duhamagara bakatubwira ngo nimuzamuke basha, nimuze ubundi tubabagira ibisiga tubereke icyo twabakorera, aho ngaho ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka araba yabatugabije. Amena. Bakimara kubahamagara ngo nimuze sha tubereke, bahita bavuga ngo tugende. Ntitwitaye ku bwinshi bwabo, Imana yabatugabije. Kandi koko Imana yarababagabije, barabanesha, isi yose ihinda umushyitsi. Abantu bose bagira ubwoba, bahinda imishyitsi, kuko icyo y'isi hinze imishyitsi. Iyo abantu bahinze imishyitsi kubera igitangaza Imana ikoze, nko kunesha ingabo 20 muri abasore 2, Imana ibibonye icyubahiro cyayo, abantu bose baravuga ngo bino bintu bikozwe n'Imana. Biratangaje, birahambaye. Imana niyo gutinywa, Imana niyo kubahwa. Haleluya. Hano ntabwo hazamo twebwe, jewe, inkota zacu, ubuhanga bwacu, amasengesho yacu, ibitambo byacu, uburambe bwacu, imiryango yacu, amazina yacu. Hano abantu baravuga ngo ni Uwiteka wenyine. Ni Imana yonyine yabikoze. Haleluya. Imana impamvu tutagisenga ngo idusubize nuko tugifite wa mwuka wo gushaka kuziyitirira ibyo yakoze. Igihe tuzagera cyo kumenya yuko iby'Imana irimo kudutegurira n'ibyo tuyisaba ariyo izabikora mu bubasha bwayo, kandi byamara kuba icyubahiro cyayo ikakibona ikabyitirirwa yonyine, izakora. Kuko iyo umuntu ashese icyubahiro cyayo irakora byanze bikunze, kuko ntijya yemera ko hari umuntu wari we wese wajyana icyubahiro cyayo. Reka dusome ahandi hagaragaza uburyo hari umwana muto witwa Dawidi washese icyubahiro cy'Imana, ubundi akora igitangaza cyane n'ingabo nyinshi. Hashize iminsi 40 baratinya umugabo witwa Goliyati. Kuko mubizi, hano Sawuli Imana yari yaramugaye imuhoye ko atumviye. Rimwe yaragiye yurira igicaniro ajya gutamba kandi bitaramugenewe. Ubundi Imana imutumye kurimbura Abamaleki, ntiyabikora, abikora igice. Imana iramuhana. Rero hano Sawuli ntabwo yaragifite network hagati ye n'Imana. Yari yagiye ku rugamba tiyambaje Imana. Kandi iyo tuyobowe n'umuntu tiyambaje Imana, twese tugendera mu mujyo we. Bari bamaze iminsi 40, Goliyati abakanga bose bakirukira mu myobo, kuko bari bateye Goliyati batamuteye mu izina ry'Uwiteka, kuko Uwiteka yari yabagaye bose, kuko wari ubarongoye ari Sawuli. Ntabwo Sawuli yari akemewe imbere y'Imana.
rero umwana muto araza ati ngewe sindamutera mu izina rya Sawuli, sindanamutera mu izina ry'Abisiraheli, ahubwo ndamutera mu izina ry'Uwiteka Imana. Reka sinakemera kuri ya mugabo yakomeza kujyana icyubahiro cy'Imana. Nta icyubahiro nta wundi ugikwiriye, ni icy'Imana. Reka nze mwereke. Reka dusome Samweli wa mbere ibice 17 umurongo wa 41 kugera ku wa 47. Umufilisitiya nawe araza asatira Dawidi umutwaje ingabo amurangaje imbere. Umufilisitiya azakebaguza abona Dawidi aramusuzugura kuko yari umusore w'umugenda w'inzobe w'uburanga. Nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati kunteranye inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya ahera ko akwena Dawidi mu izina ry'Imana ze. Umufilisitiya abwira Dawidi ati ngwino nkubagira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira Umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana. Amena. Dawidi atera Goliyati mu izina ry'Uwiteka. Goliyati yari yikwije, nimusoma imirongo iri imbere yaho murasanga uburyo Goliyati yari yambaye neza yikwije kandi arijeye afite imbaraga zose. Umwana muto amutera afite akabuye. Goliyati aramusuzugura ati se niko sha ukeka ko ndi imbwa? Undi aramusubiza ati wanteye witwaje intwaro z'amoko yose, ariko jyewe nta ntwaro mfite, nta ntwaro za gisirikare mfite, si kubw'intwaro, ahubwo nguteye mu izina ry'Uwiteka. Ubundi iminsi 40 bamaze, icyo baziraga suko batari bafite ingabo cyangwa batagira uwatera Goliyati, ko Goliyati yatewe n'akana gato karamwica. Nuko bari bateye mu izina ryabo, mu mazina yabo. Imana irabareka, ariko kana gato karavuga ngo icyubahiro cy'Imana ntabwo ngiye nakemera ko kiriya kigabo kitakebwe cyakomeza kwishima hejuru y'Imana y'Abisiraheli n'ubwoko bwayo. Ngiye kumutera mu izina ry'Uwiteka, kandi uyu munsi biraza kumenyekana ko Isiraheli hari Imana. Icyo gihe ubushesi icyubahiro cy'Uwiteka. Ntabwo Imana rero ishobora kwemera ko umuntu wayivuze cyangwa umuntu yiramya mu kuri akayisingiza mu bumana bwayo no mu kwera kwayo yakorwa n'isoni. Icyakora iyo tugiye tuvuga ngo amasengesho yacu, ngo imirimo yacu, ngo twarasenze, hari Imana itureka. Hari igihe umuntu amara iminsi 3 asenga ku musozi, agataha yareza agatuza ngo mvuye ku musozi, ntahanye ngo amazi ngo azamara inyota, ngo mu gihe cyo kugotwa ngo ntahanyereze rive, nta cyanshobora. No kuvuga ngo we ntabwo arimo kwizera Imana, ahubwo arimo kwizera amasengesho yasenze n'iminsi amaze asenga. Uwo ntabwo murabona umuntu se umara ayitatu ari gusenga yavamo agasambana, agatwara inda cyangwa agatera inda akandavura. Ntabwo se mwebwe urakora y'ibiri wayarangiza n'ubundi ukagwa mu cyaha. Icyo gihe si ikibazo cyuko wasenze, ikibazo ni cyuko urimo kugendera mu mbaraga z'amasengesho yawe aho kugendera mu mbaraga z'Imana wasenze. Petero muri Matayo ibice 26, Petero yari umunyamubiri kandi aniyemera. Hano turaza kwicisha bugufi, tumenye ko Imana ari Imana kandi tumenye ko ariyo iturwanirira. Ntabwo ari twebwe, ntabwo ari amarangamutima yacu, ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo twabishobora. We surrender, Lord. We surrender. Twemeye intege nke zacu, twemeye ko n'amasengesho yacu nta n'imbaraga afite, ahubwo dusenga ko ari ifite imbaraga. Muri Yesaya ibice 64 hari aho Abisiraheli bihannye babwira Imana ngo nukuri twarakubabaje, twagucumuyeho, kandi n'ibyo twagerageje kugukiranukiramo n'ubushwambagara gusa bwanduye, ni ibintu by'ubushwambagara. Muri Bibiliya y'Icyongereza bavuga ko ari torosho, ni nk'ikintu nka shifo, ni ikintu cyanaguje umwanda, ibintu bisa nabi. No kuvuga ngo ni byiza tujya tugerageza gukorera Imana iyo tutitwaje gukiranuka kw'Imana ubwako, bigaragara nk'ubushwambagara imbere y'Imana. Ariko iyo twiringiye Imana, ibyiringiro byacu tukabishyira mu Mana, tukasarendinga, tugashyira amaboko hejuru, tukavuga ngo Mana ni wowe wenyine ukwiriye, ni wowe wenyine ukwiriye gukora, agakiza k'Imana kaza muri twe, tukagaragara nk'abakiranutsi, kandi Imana igakora kuko twashese icyubahiro cyayo no gukomera kwayo, apana kwishora ngo muri performance zacu z'ubushwambagara.
Matayo ibice 26 umurongo wa 31 kugera ku 35. Hano Petero ajya nsetsa cyane, abayiyemera kandi abayiyemera atabizi kuko bataruzura umwuka wera. Iyo umuntu ataruzura umwuka wera wa Yesu Kristo ngo umucishe bugufi, ariyemera agira ngo hari ikintu ashoboye. Maze Yesu arababwira ati, mwebwe mwese iri joro ibyanjye birabahemuza, kuko byanditswe ngo nzakubita umwungeri umukumbi w'intama usandare, ariko nimara kuzurwa nzababanziriza kujya i Galilaya. Maze Petero aramusubiza ati, nubwo bose ibyawe biri bubagushe, njyeweho hano haje inarijye ngo jyeweho ntabwo bizangusha. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri yuko muri iri joro inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Petero aramubwira ati, naho byatuma mfana nawe nabwo sindi bukwihakane na hato. N'abandi bigishwa bose bavuga batyo. Nimwumve ibyabaye kuri Petero ntawe utabizi. Yaramwihakanye inshuro 3 ati, ntabwo muzi, sinzi n'ibye, ntabwo muzi, nta nubwo nagize mpura nawe. Byibuze yaza kuvuga ngo nukuri Imana ize kunshoboza sinkwihakane, ariko Yesu avuga ati, njyewe muri gihe harimo ubushobozi, ntabwo nakwihakana ntese. Yesu aramubwira ati, ndakuzi, nzi n'abantu bose batishingikirije ku mbaraga z'Imana n'umwuka, bariyemera ngo barasenze, ngo baririnze, ngo bazizi za Bibiliya n'ibindi, ariko iyo bigeze ahakomeye baranyihakana. Ariko umuntu urimo kwiha Imana no gusarendinga nk'uko twabivuze, kwiharira byose, mwumve uko ubuntu yicisha bugufi. Tugiye kureba Petero ahandi, noneho Petero yaricishije bugufi kuko yuzuye umwuka w'Imana. Ibyakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 11 kugera ku wa 12. Wa Petero wiyemeraga, noneho mwumve asigaye akora n'ibitangaza, ariko ibyo bitangaza bikitirirwa Imana. Haleluya. Ibyakozwe n'intumwa 3:11 kugera kuri 12. Petero ahangaha yari amaze gukiza, Petero na Yohana bari bamaze gukiza ikirema ku irembo ry'urusengero. Agifashe Petero na Yohana, abantu bose birukankira kuri bo, bateranira ku ibaraza ryitwa irya Salomo, bumiwe cyane. Petero abibonye abaza abo bantu ati, yemwe bagabo ba Isirayeli, ni iki gitumye mutangarira ibi? Mudutumbirira iki nkaho ari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu biduhaye kumugendesha? Haleluya. Ntabwo ari imbaraga zanjye Petero, ntabwo ari imbaraga zawe wowe muhanuzi, ntabwo ari imbaraga zawe pasiteri, ahubwo aravuga ngo ibi byose mubona ni Yesu Kristo, wa wundi mwabambye, wa wundi mwatanze mu maboko y'abagome, yarazutse, ni wowe ubikoze, ntabwo ari twe. Rero Mana, turagushimira kubwira ijambo, kandi uduhe kukugirira icyizere, uduhe kukubaha ko ari wowe ushobora byose. Twe ntacyo dushoboye, icyakoze iyo uje muri twe hari ibyo tujya dushobora. Niyo tubishoboye ntabwo aba ari twebwe tubishoboye, ahubwo aba ari wowe ubishoboreye muri twe. Duhe kukwiha nk'abadafite icyo bashoboye, duhe kukwiha nk'abadafite icyo bazi, duhe kukwiha Mwami kugira ngo uze muri twe ukore, kandi ibyo uzakora icyubahiro kizaba icyawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.